tugushime Uwiteka Mana nziza, Imana ishobora byose, Imana y'urukundo. Tugushimiye neza yawe, tugushimiye urukundo rwawe udahema kutugirira data. Muri aka kanya n'ubundi tuje kugira ngo tuganire ijambo ryawe, kandi ni iryawe nyine. Niyo mpamvu dusabye kugira ngo uduhe utwongerera ubwenge, umwuka wawe wera abane natwe, kugira ngo data ushobora byose dukomeze kunguka mu ijambo ryawe. Urakoze mu izina rya Yesu twizeye, amen. Urakoze cyane mwene data, kandi reka dushimire n'abantu bose dukurikiye kano kanya. Ngira ngo ntago bibeshye kuko hari umunezero mwinshi ibintu tugiye kuvuga hano, ko dutangiye ikiganiro gishyashya cyitwa niwe gusa. Niwe gusa, wacyumva wese yahita yumva ko turi kuvuga umuntu. Umuntu wakumva tuvuze twongeraho ngo gusa, ukibaza impamvu ari gusa. Kuki atavanga n'undi muntu, kuki atari we nakanaka, kuki atari we nanjye, akaba ari we gusa. Ngira ngo ubwabyo iyo nteruro ituma umuntu yibaza ibibazo byinshi, agira amatsiko. Ariko amatsiko azashira. Turabitira abantu bose ukurikira ikiganiro, tubabwira impamvu ari we gusa tuvuga. Niwe gusa tuvuga, kuko nguwo turaza kumenya uwo ari we n'impamvu ari we gusa. Dukoresha Bibiliya yera, cyangwa se Bibiliya zose ziboneka mu Rwanda, ntacyo tukazikoresha n'izindi ndimi. Ariko iyo dukoresha ni Bibiliya, uretse ko dutanga n'ingero zindi ziboneka mu buzima busanzwe kugira ngo dusobanure ibintu birusheho kumvikana neza. Kuko icyo tugamije ni ukugira ngo ibintu bibe byakumvikana neza, twerekane impamvu ari we gusa. Yego. Mu byanditswe byera mu rwandiko ku Baheburayo, igice cya mbere umurongo wa 3 haragira hati: uwo kuko ari we ukurabagirana kw'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo, kandi akaba ari uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze, amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, yicara iburyo bwikomeye cyane yo mu ijuru. Ngira ngo uwakumva uyu muntu uvugwa hano, uwo ari we wese ahita yumva ko uyu muntu akomeye. Umuntu we kurabagirana kw'ubwiza bw'Imana. Ngo kandi noneho igikomeye cyane muri ibi, ngo nuko ari we uramiza byose, ni uramira byose, kandi akoresha iki? Ijambo ry'imbaraga ze. Umva ko uyu muntu ni umuntu ukomeye cyane. Umuntu ibintu byose bitezeho amakiriro, abantu bose batezeho gukira, niwe tushaka kuvuga hano muri iki kiganiro. Uretse ko muri iki kiganiro n'umundi nubwo ari gitoya muri iki cyanditswe nsomye, ariko harimo ingingo nyinshi, ariko zose urumva ko zijyana ku gukira k'umuntu, ku makiriro, kuramira umuntu. Ngo amaze kweza rero, ahangaha tuzajya dutsindagira cyane, kuko nta hantu hakomeye. Amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu. Iri niryo jambo rikomeye cyane mu bintu bivugwa hano, kuko ibyaha nicyo kintu cyari kibangamiye umuntu hagati y'umuntu n'Imana. Ngo amaze kubyeza rero no kubikuraho, aragenda yicara iburyo bw'Imana. Uwo ngo rero dufite byinshi cyo kumuvugaho, tutavuga kano kanya, uretse ko tuzabikunza kubivuga muri iki kiganiro tujya kujya dukomeza dukora hano. Abakurikirana kuri uyu murongo wa niwe gusa, ni umurongo wa YouTube, uretse ko bazajya gukurikirana no kuri SoundCloud ndetse no kuri Facebook hose, abantu bazajya gukurikirana izi nyigisho. Ngira ngo wakomeza tubwira kuri uyu muntu bikeye umuzi, ariko by'ingenzi n'ubundi kugira ngo abantu bakomeze kuba bamumenya. Murakoze mwene data. Nk'uko wari urimo kubivuga, niwe gusa, ni nawe gusa iki kiganiro kizibandaho, ni nawe gusa tuzahamya, tuzavuga kugeza igihe tuzavira mu mubiri. Amin. Niwe gusa tuzavuga. Niwe gusa intumwa zahamije. Niwe gusa abatubanjirije intwari zo kwizera zahamije. Niwe gusa rero natwe tuzavuga. Mvuze ngo intumwa zahamije, wenda twareba mu byakozwe n'intumwa, tusome ibice 4, umurongo wa 12. Ni inkuru ndende ariko ntabwo nshaka dusubiramo, wenda tuzakomeza tunazivuge. Ubwo abatambyi bakuru, abo twakwita nk'abakuru b'idini b'iki gihe, abatambyi bakuru n'abakuru mu bafarisayo kiriya gihe cya ba Petero, ubwo bafataga ba Petero bakabashyira mu rukiko, babaza ati bite ibintu muvuga, uyu muntu mwakijije muramukiza muri he zina? Ni butware ki bubatera gukora ibi bintu? Ariko niwe gusa bahamije iyi nkuru itugeraho, inkuru nziza ye itugeraho,
natwe niyo tuzamamaza. Pawulo Petero yarababwiye ngo nta rindi zina, nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiye gukirizwamo. Amen. Nta rindi zina kuri uru rubuga rwacu igihe cyose duteranye, nta rindi zina tuzavuga. Nta zina ry'umupasiteri tuzavuga, nta zina ry'umuyobozi w'igihugu tuzavuga, nta zina ry'idini tuzavuga. Niwe gusa, nta wundi, ni Yesu Kristo. Niwe gusa wahawe abari mu isi kugira ngo babonere agakiza muri we. Niwe gusa rero. Hari byinshi tuzaganiraho kuri we, niwe gusa. Ntago ari we nanjye, ntago ari we na pasiteri, ntago ari we n'idini, ntago ari we n'undi muntu ari we wese. Niwe gusa. Niwe gusa. Yego. Ngira ngo ahangaha wisobanuye neza kandi utanze ikintu cyerekana ko ari we gusa, kuko n'icyo cyangwa usomye n'ubundi n'icyo nasomye byose bagenda bigahurira hahandi ku gakiza k'abantu, ku mukiro w'abantu. Iyo niyo mpamvu nyamukuru ari we gusa. Kandi murabibona ko twanditseho ngo isi, inkuru nziza mu isi. Niwe nkuru nziza umuntu akeneye mu isi kumva, akavuga ati iyi nkuru imbereye nziza muzumvishe zose. Reka turarikira abantu rero kujya badukurikira kuri channel ya YouTube n'ahandi hose twavuze, tubabwira ko kudukurikira ugabanza gukora subscribe birumvikana kugira ngo ujye ubona ko twashyizeho ibiganiro bishya. Kandi reka turarikire n'abantu babavuga butumwa, abantu bazi gusobanura ibintu cyane, bakerekana ukuntu ari we. Bajye baduhamagara, baza hano imbere ya kamera za Niwe gusa, basobanure neza ukuntu ari we gusa. Aba bantu turabakeneye kuko iyi nkuru igomba kwamamara, iyi nkuru mu isi igomba kwamamara ikagera ku muntu wose ko ari we gusa wakuyeho, wazanye agakiza, agakuraho ibyaha, maze tukaba tunezere mu ubu buryo. Baraza kujya baduhamagara kuri nimero tuze kubaha hano munsi muri description. Kandi ibintu byose ndabwira ukuri ko na wa wundi utabyumva gutyo akaba ashaka kubirwanya, nawe tumuhaye ikaze. N'ufite undi azatubwira uwo wundi ni muntu ki, uwundi ni muntu, uwo ninde gusa twavuga. Ese uwo ashaka ko uwafatanya n'uwo nguwo ninde, kuko atari we gusa. N'utabyumva gutyo nawe azaze nta kibazo, ni ikaze kuri bose, kuko twebwe tuzi ko ari we gusa. Nuzi ko atari we gusa azaze, hanyuma nawe asobanura ukuntu atari Yesu gusa. Reka duhe ikaze abantu bose rero, kandi tubifurize kugubwa neza muri byose. Imana ikomeze kugira kubaho.